Nshuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi, ndiza nashidikanya ko aho urukomeje kumererwa neza. Umunyeshuri w'umuhanga yamaze gusobanukirwa nibyo tugiye kwigira hamwe. Kuri uyu munsi tugiye kwigira hamwe ku muceri, ariko ntabwo turi buganire ku buhinzi nyirizina, ahubwo tugiye kuganira ku butubuzi bw'imbuto y'umuceri. Turi mu karere ka Gatsibo, ni mu gishanga cyitwa Rwagitima Ntende, aho tugiye kuganira n'abagize koperative Coprori Ntende. Baradusobanurira neza kuri ubu butubuzi bw'imbuto y'umuceri. Turasobanukirwa neza, tumenyereye ubutubuzi bw'imbuto zigiye zitandukanye, ubutubuzi bw'ibigori, ubutubuzi bw'imbuto z'ibirayi, ariko n'imbuto y'umuceri nayo iratuburwa. Ese bikorwa bite? Ikiganiro cy'umunsi nicyo tugiye kugarukaho, tuguhaye ikaze kugira ngo tubane. Ubuhinzi bw'umuceri ni bumwe mu buhinzi navuga bufatiye runini igihugu ndetse n'isi muri rusange, bitewe n'uburyo uribwamo, uburyo utubuka, uburyo abantu bawukunda. Navuga ngo ni igihingwa gifite pourcentage iri hejuru mu gukundwa n'abaturarwanda cyangwa se n'abantu batuye isi bitewe n'akamaro kacyo. Ntago nakwirirwa mbivugaho cyane, namwe murabizi. Kandi ikindi yenda nk'uko mwabibonye uranera. Kwa kwera rero bituma n'abawuhinga bawukunda kuko babubonamo inyungu. Duhagaze kuri bloke y'umuceri, ariko akaba ari imbuto iri gutuburwa, fatizo, imbuto fatizo. Yego, ni imbuto ziri gutuburwa. Ubundi imbuto ziri gutuburwa muri iki gishanga ni ubwoko bungahe? Dufite hano ubwoko butanu burimo muri ubu butubuzi fatizo, aribwo buba buzava ahangaha bukajya mu butubuzi rusange. Bwa butubuzi rusange wa muceri wahatuburiwe ukaba ariwo tuzaha abahinzi, aribo bajya guhinga, ukavamo undi musaruro twavuga uri certifiye. Hanyuma ubwoko bw'imbuto burimo hano ni bungahe? Hano harimo ubwoko bw'imbuto butanu. Dufitemo umujagi, dufitemo zungenge, dufitemo Uniritiani, dufitemo Fashingabo, nkuko bigiye biri ku byapa bitandukanye nimuza no gucamo muragenda mubibona. Yego. Iyi rero nkuko bireba ni imirima yitabwaho ku kigero kiri hejuru. Ni umurima dutegura yewe ndetse ubamo n'umukozi wihariye uhoramo umunsi ku munsi, uhembwa na koperative. Ntago ari umuhinzi. Aha ni umurima witwa ko witabwaho na koperative, kubera ko ni imbuto ibizakenerwa kandi ikaza ari imbuto iri hejuru. Bivuze rero ngo ni umurima utegurwa neza nkuko wabibonye. Deja bari umurima uri ahantu hafata amazi, amazi atajya habura. Nkuko wabonye ngira ngo ubigeze kubukandagira muranarigi, turavuga uti byari bigoranye. Nuko rero hagomba kuba hahora hameze, hari amazi. Ikindi ugategurwa neza, byaba ari ibyatsi bikavanwamo, ikindi hakazamo amafumbire meza cyane, imborera iri ku rwego rwiza yateguwe neza, imvaruganda iyo kubagara, iyo gutera ikaboneka, bikaboneka. Mbega ibyahanga bibonekira igihe, nta na kimwe kigomba kubura cyangwa kiburira igihe. Hanyuma rero tugeze muri cya gihe cyo gutera umuceri uri gutuburwa. Dutera kimwe na wa wundi dusanzwe dutera? Imyumvire abahinzi bacu bagezeho uyu munsi ni ukuba batera neza, bagakoresha amafumbire neza tuba twabahaye. Bageze ku myumvire yo kuba bakoresha urugemwe rumwe mu mwobo, ari nako hano ubu byagenze nk'uko wagiye ubibona. Ubu nguko ugenda ureba ukabona iyi sushe cyangwa se iki gitsinzi, ubu ni urugemwe rumwe aba yaragemetse muri uyu mwobo, agakora uko ashoboye distance iri hagati y'umwobo n'undi ukubahirizwa. Ari no mpamvu ubona imirongo yayo igenda ari umurongo umwe hagati y'umurongo n'uwundi byubahirije. Ari nako turi buze kwibona no mu butubuzi bundi twahoze tukubwira, naho bigomba kubahirizwa gutyo. Aba ari itegeko. Mu gihe ushobora gusanga mu mirima yindi y'abahinzi yo hirya boy batandukira, nabo nibyo tubabwira, ariko yenda akaba yabirengaho ya ikaritoma twamubwiye tuti hano ni santimetero 20, wakaba yazanenda muri 15, mbega akabaho kurenga ku byo twebwe tuba twamubwiye. Ariko haba muri murima fatizo, haba n'umurimo w'umutubuzi ho rwose ni amakosa adashobora kuba yatinyuka no gukora. Yego. Iyo umaze gutunganya, wamaze gutera, iyo myumvire imeze neza, abashobora kugemeka urugemwe rumwe. Hanyuma umunsi ku munsi turabizi umuceri ni igihingwa gisaba imirimo umunsi ku wundi. Noneho wa wundi uri gutuburirwamo byifatizo byo bihagaze bite? Nibyo nahoze nkubwira, ntagomba kubura muri uyu murimo. Uyu murima fatizo n'ubu ngubu ubajije ngo umukozi ari wasanga wigamye akazuba hafi aho ngaho, we ntagomba kuhabura. Amazi yahagomba guhoramo,
akamenya ngo hazamutse akatsi akakavanamo, niyo kaba kamwe cyangwa tubiri ntitugomba kurara muri uwo murimo. Fatizo igomba kuba ari fatizo. Hanyuma muri ayo moko yose wagiye mwajya mutubwira, ahurira he hatandukanye? Kuba afite ahurira yose ni imiceri, yego, ariko wenda hari n'ibindi. Nabivuze nyakubahwa, twavuze yuko akenshi na kenshi abantu bigenda bitandukaniye ari ukureba umurumbuko cyangwa se ubwinshi iyo variety cyangwa iyo mbuto tuba tuyitegerejeho. Niyo mpamvu tuyizana twashyira muri base, twayivanamo twashyira mu butubuzi, niyo n'abahinzi bacu tukajya tubazana, dufata igihe tukazana abahinzi bakaza muri iyi mirimo bakavuga ngo ahangaha mwashyizemo iyi mbuto izatanga umusaruro ungana iki, bakabikurikirana kugeza dusaruye, tukabereka koko ko umusaruro wagiye hejuru ya mbuto, tukagerageza kuyibahereza bakayihinga. Ikindi nanone buriya butubuzi mwumva turimo kubabwira dukora, dufite amakoperative hafi ahangaha duturanye batari ku rwego rwo kuba bakwituburira, cyane ko bisabwa no kubihabwa na RAB bitewe nuko bababona ubuhinzi bwanyu bwateye imbere, imyumvire y'abahinzi banyu. Ayo makoperative rero ari hafi ahangaha ni twebwe nabo tubaha imbuto. Bivuze ngo bya bintu bigomba gukurikiranwa, akaba ari imbuto nziza ikazagera no kuri ayo makoperative, abahinzi babo bakayishimira. Yego, tumenyereye mu itandukaniro ry'imiceri, hari umiceri twita migufi, imiceri miremire. Hano yose ni umuceri mugufi, harimo imiremire. Ubwoko bwombi turabufite, yaba ari umuceri muremure yaba n'umuceri mugufi, byose turabifite. Ariko umuceri muremure n'umugufi bundi bitandukanira hehe? Wahoze uvuga uti byose ni umuceri, byose ni umuceri, ariko habamo itandukaniro. Kuri gu akenshi na kenshi wumva ko gu y'umuremure bumva ko umuceri muremure gu yawo ibisa naho iri hejuru, ariko nanone ibyo ndabivuga yenda kuyo tuvana ahandi tugura ahandi, ariko nk'umuceri wacu mu gishanga cyacu cya Koporori Ntende usanga ahubwo ku isoko batubwira ngo umuceri wanyu mugufi ufite gu ijya kurenza iyo muremure. Ibanga ni irihe? Ibanga nta rindi, ibanga ni abahinzi bamaze gusobanukirwa ya mihingire. Ikindi bigaterwa nanone no kwita ku butaka. Ubu butaka bwacu turabukoresha, tukabukoresha seze 2 cyangwa 3, tugahita dukora icyo bita kubupimisha kugira ngo turebe bya bintu bwari burimo bukoresha ese buracyari ku rwego rwo kuba bukomeje kubikoresha cyangwa duhindure. Ubwo ari uburyo bwo kurana niba twahindura amafumbire muri rwa buryo bwo gukomeza gushakisha umusaruro w'igiyeho hejuru. Izi mbuto mutari mwatangira kuzitubura n'ubundi ubuhinzi bw'umuceri bwabagaho, yaba ari abamo muhimbuto yaba ari aho mwamaze gutera, itandukaniro hari rifatika kuri izi mbuto nshyashya mugenda mugerageza gutubura? Itandukaniro riba rihari, ari nayo mpamvu nk'abo bantu tuba twahaye imbuto tugerageza no kujya gukora y'urugendo shuri, turebe se ya mbuto yacu koko iracya ahangaha iyo bayizanye barayikoresha bakabona umusaruro. Ariko aho tugereye uyu munsi tugerayo tugasanga na amahoro, nabo bakatubwira bati na amahoro, ahubwo mukomerezeho ubutubuzi bwanyu butera imbere. Nk'imbuto hano mwabonye ziri kwitwara neza ni nk'izihe muri bwa bwoko bwose? Yose iyo nabashije kubona ndabona imeze neza. Yose urabona ko imeze neza nk'uko wabibonye, ariko uyu munsi tuvugana navuga ngo ziri ku rwego rujya kuba rumwe, ariko ntabwo uburaho byensiri yende yirengejeho ibiro gutyo. Dufite umujagi na zungenge, ubu ziri hejuru hahandi ushobora gusanga umurumbuko yenda ari ku murima ware 20 ushobora gusaruraho toni imwe n'ibiro 300 na 500, indi yenda ikaza muri toni imwe n'ibiro 200, toni imwe n'ibiro 100, naho bigenda bitandukanira. Umujagi uri hejuru we na zungenge. Yego, wa muceri turi gukoreraho bwa butubuzi werera igihe kingana iki? Se wera nk'indi isanzwe, werera igihe kingana? Wera nk'undi usanzwe n'amezi 6. Amezi 6. Nyuma y'amezi 6 iyo musarura bigenda gute? Bikorwa biwukorerwaho ubwo ndagira ngo kugenda tubihuza na wa muceri dusanzwe tuzi. Yes, ari nabyo nakoze nkubwira ko imirimo ikorerwa muri ubwo butubuzi ibitandukanye n'ahandi. Uyu munsi mu butubuzi twirinda ko mu gusarura nta wundi muceri waba wegereye hafi aho ngaho. Ndavuga yenda variety imbuto imwe igomba kuba irimo gutunganyirizwa ahantu hamwe, tukayikurikirana bakayisarura neza. Ubwo tuba hakorwamo imirimo nyinshi, tugenda tuvanamo ibyo twita ibisambo, akandi kantu gashobora kuba karajemo tutazi. Hari igihe ugira gutyo urabona ni imirimo ibihingwa umuceri akameramo undi muceri tudateganya aho ngaho, tukawukuramo bya bindi nakubwiraga umukozi uhoramo. Noneho mu gusarura tugasarura twigengesereye, ni imbuto
kandi imbuto igomba kuba ari imbuto nyine yizewe. Noneho yarangira tukayironga, twamara kuyironga neza bakayanika, barimo kuyanika bagafata agafuka kabugenewe, imifuka y'ubutubuzi bitandukanye n'indi mifuka, iba ari imifuka duhabwa yanditseho ya mbuto, tukayishyiramo tugafunga n'akamashini, tugahita twandikaho ubwoko bw'iyo mbuto ishyizwemo aho ngaho. Byarangiza bigashyirwa muri stoke yabwo yihariye yatewe umuti, ibikuta tukabanza tukabitera imiti ku buryo bwa busimba bushobora kuba bwaza kwangiza butagomba kuba buhari, twongera tugashyiramo n'ibinini bigomba kuba byasira sekirite y'iyo mbuto. Ubuhinzi bw'umuceri, uri umuhinzi w'umuceri, byaba byose imyaka si mikeya wari usanzwe uri umuhinzi. Ubuhinzi bw'umuceri wabutangiye ryari? Natangiye guhinga umuceri mu mwaka wa 2005. Ubundi nahoze ntuye mu cyahoze ari komine Cyabingo, ubu ni akarere ka Musanze, ariya mu majyaruguru. Ubu ni cyahoze ari Ruhengeri. Mu Ruhengeri. Yego. Noneho burya baravuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenya aho bwera. Nza kuza gusura umuvandimwe wanje wari utuye aha ngaha. None ngeze mu gishanga anyereka umuceri sinari nusi. Nenze ko ari tuntu abantu bakora bakadukora bakadushira mu mashashi bagashira mu iduka. Noneho ndamubaza nti tuni uduki. Ati uriya ni umuceri. Barawuhinga ati barawuhinga. Ubwo noneho angira inama ati wimukiye inaha byaba byiza. Ndagenda ngeze mu rugo ngurisha inka yanje nari mfite. Ubutaka bwo ntabwo nari mfite. Ntabwo nari mfite ubutaka bwagura 200,000. Ngurisha inka yonyine 350. 350 ndabyimukana. Nza kuganira nawe arambwira ati iki gishanga dukoreramo ni ica leta. Noneho kubera iyi leta y'umwe bati gishanga ni ica leta, ni gusaranganya. None dusaranganyije mbona imirima yanje yo kwihingira ku giti canje. Yego. Ndatangira hinga umuceri ndeza tu. Noneho bya 350 narinzanye ntacu byamariye, yari makeya. Ndagenda nkodesha inzu y'umuturage. Nyibamo amezi 3. Nyibaye mwa amezi 3 muri y'amafaranga nkura mudufaranga dukeya ngura gaporoti. Nkubaka amakazi k'amabati 16. Ako nkabamo. Ntabwo nakamaze mu mwaka. Mbinze umuceri mbona umuceri wakomeye wazamutse. Bo ubutaka mba ndabwongeye. Maze kubwongera nubaka 40. Ubwo 40 ni n'amabati 40. Amabati 40. Yego. Nayo nyibamo. Maze kuyibamo ndabona ikora ibintu kuba mu nzu gusa, kuba mu butaka gusa. Aha hantu dutuye ko kugira ngo abantu baje gushesha hirya no hino biragoye. Mbambonye amafaranga mu muceri nanone 380. Ndagira ngo icuma cya okaziyo kiragiye gisike bigori. Nkubitari icuma ndasya. Maze gusya muri cya cuma nkuramwe amafaranga menshi atari makeya. Uko nzyani ko umuceri uri kwera. Bo ndagenda ngura inka. Norora inka ebyiri. Za nka zivuye muri cya cuma, icuma cyavuye hehe? Mu muceri. Bo maze korora inka ebyiri ziragenda zirabyara ziranyungura. Zimaze kunyungura nkagenda nzigurisha nkagura ibindi bintu hirya no hino ngenda ngura nongere ubutunzi bwanje. Ubwo byaturutse hehe? Urugero rw'ifatizo niki? Ni umuceri. Ugeze ahantu ubona barawuhinga, rwari urukundo ufitiye wikundiraga umuceri imbere, byari ukugira ngo witeze imbere. Igitekerezo cyari iki? Hari ikivugo naje gukora cy'umuceri. Ngo ndikimira muceri ca koporori ndirukira igitafaranga rwa senda hazi suka yanje yitwa rushegesha bishanga. Ico kivugo nyine ndi kugikora nyine ndi kugitunganya neza. Ongero dusubiremo. Ndikimira muceri ca koporori. Yego. Ndirukira igitafaranga rwa senda hazi. Umva umuntu wariye, urumva umuceri uri mu buryo bubiri. Kuri njyewe. Umuceri ngandura rugo. Ikimira muceri. Y'umuceri. Nkabarukira igitafaranga. N'amafaranga nkayabona. Iyo maze kubona ibyo byombi kurya no kugira amafaranga witwa urahaga. Rwasenda haza. Isuka yanjyana mu gishanga yitwa iki? Rushegesha bishanga. Ibishanga yarabishegeshe rwose. Ubwo nico kintu ndiho
umuceri kuwujyamo ntabwo uruba ngo ni ukurya gusa ahubwo ni uko ufite ibyo bintu ko ari bingahe ko ari bibiri ufite mu rugo iwanje mfite ibiryo mfite amafaranga mba mpazi rwose nta kindi kibazo. Yego twatangiye tuganira ku rugendo rwawe mu buhinzi bw'umuceri uvugaho ubwagiye bugukura n'ubundi ikiganiro kitwa tera intambwe muhinzi ku kijyanye n'ubuhinzi bw'umuceri kuko umuhinzi w'umuceri ashobora gutera intambwe akava mu cyiciro kimwe akajya mu kindi ubwo ndavuga bya byiciro by'ubukungu cyangwa by'imibereho bikomeye cyane. Impamvu nakuvuga ko ari ibintu bikomeye cyane byo ntabwo urugero. Yego hari umuntu w'inshuti yanjye twigeze guhurira ahantu turaganira muri uwo mwaka ushize arambwira ati inka yanjye bayibye. Umugabo ati ngiye gushakisha ndebe ukuntu inka yanjye yagaruka sishaka ko inka bayibye ko itaragaruka nubwo ajya mu bapfumu ko batayigarura ikiraro kireka nje ndashiramo indi w'inshuti yanjye inka rwose nayo nizeye umusaruro mfite mu gishanga. Umusaza namaze gusarura ngira n'amahirwe amafaranga aboneka vuba ndagenda mugurira inka 180 inyana ndayimuhereza buri mu kiraro. Nta gutera imbere rero kutira guteza imbere mugenzi wawe. Nshuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro tera intambwe muzi twakomeje kubana turacyari kwigira hamwe turi mu karere ka Gatsibo twaganiriye ku buhinzi bw'umuceri ariko by'umwihariko ku butubuzi twasobanuye neza ubutubuzi bw'imbuto y'umuceri uko bukorwa twabibonye bikorwa na koperative Nicoprori Ntende ikaba ari koperative iri mu karere ka Gatsibo by'umwihariko ikaba ari koperative yatangiriye ku gihingwa cy'umuceri ariko ikaba ifite n'ibindi bikorwa ikora. Iyo twumvise koperative ni ukwihuriza hamwe no gushyira imbaraga hamwe kugira ngo twiteze imbere. Koperative Nicoprori Ntende ni imwe mu makoperative ifite abanyamuryango benshi bivuze ngo ni ingufu. Ese hari inyungu zaba zifatika koko zigera ku bahinzi? Ubwo iyo mvuga abahinzi n'abanyamuryango ba Nicoprori Ntende kugira ngo koko niba koko zinahari tunazisobanurirwe binatera ingufu natwe dushobora kuba tutari twakwibumbira hamwe mu makoperative. Ikiganiro cyahitera intambwe muhinzi tugiye gukomezanya na perezida wa koperative Nicoprori Ntende adusobanuriye neza. Dukomeze tubane. Ni koperative y'abahinzi b'umuceri yatangiye mu gihe kitari cya kera cyane muri 2005. Yego niho twabonye ubuzima gatozi yitwa koperative Nicoprori Ntende. Yego Ntende ni kano gasozi yubatseho niko twayitiriye. Ni koperative rero nk'uko mubwiye yatangiye icyo gihe yari ifite abanyamuryango bake icyo gihe nk'abanyamuryango batari barenze 500 n'ubu twakoragaho za hegitari nka 57 cyangwa n'esheshatu gutyo n'ibice. Nyuma yaho uko abahinzi bagenda bamenyera igihingwa cy'umuceri uko bagenda bamenyera kubikora neza kuko mbere ntabyo twari tunazi muri buno burasirazuba umuceri tumenye vuba cyane. Yego ubundi kiriya gishanga cyari kirimo amateke ibijumba ibisheke. Leta imaze kubona ko twamaze kujya mu murongo wo guhinga umuceri batangira kudutunganyiriza igishanga kiba kinini tuva ku buso bwa hegitari 50 na zingahe tugera kuri hegitari 900. Ariko bitewe n'ubuke bw'amazi aho duhinga umuceri ni hegitari 600 izindi 300 tukazisimuranyaho ibigori na soya. Yego icyo gihe rero byatumye n'abanyamuryango bacu bahita biyongera bava kuri babandi nakubwiye baragenda bahinduka 3761 bakorera mu mirenge 3 yo muri Gatsibo Rwimbogo Rugarama na Gitoki n'umurenge umwe wo mu Rundi wo mu karere ka Kayonza. Yego iterambere rya koperative by'umwihariko nimvuga koperative ni wa muturage abantu barenga 3000. Yego kuba bibumbiye hamwe byumvikana ko hakwiye kubaho iterambere ry'umuhinzi muri Nicoprori Ntende ni irihe? Nicoprori Ntende iterambere ry'umuhinzi icyambere umuhinzi yamenye guhinga umuceri neza. Guhinga umuceri neza bivuze no kugira amafaranga kuko iyo wamaze kumenya kuwuhinga neza wabigize umwuga wavuye muri bya bijumba na bya bisheke nakubwiraga tayari wageze ku mafaranga. Byahinduye rero imibereho cyane ku banyamuryango bacu mu rwego rw'imiturire aho batuye imirire. Urumva abantu baryaga umuceri rimwe n'imwe cyane kuri Noheli none ubu mu minsi mikuru none ubu ngubu
10% byo yasaruye aba wemerewe kuwutonoza ku ruganda akawujyana. Ikindi no gusevinga amafaranga mu buryo bw'imibereho, ubona ko abanyamuryango bacu bamenyereye saving. Ariko mbere na mbere target ya mbere twari dufite kwari kwihaza mu biribwa, ibyo twarabirenze rero, kwihaza mu biribwa dusagura n'amasoko. Iterambere rya koperative rero tumaze kubona ko ubuhinzi bwafashe umurongo, yego twiyangaje no mu ishoramari. Tujya mu ishoramari, dutekereza ikintu cyatuma mu by'ukuri ubuhinzi bwacu butahungabana. Mu gihe mu buhinzi bibaye bibi, tukaba dufite ikindi kintu cyatuma dukomeza gutanga serivisi twahaga abanyamuryango, kuko tugira serivisi nyinshi cyane duha abanyamuryango. Tugeze n'aho umunyamuryango wacu ushaje tumuha pansiyo. Iyo usanze bayafata ku munsi, baje kuyafata buri wese tumuha sheke ye, ubona ibintu biryoshye cyane, kuko tumaze kugira abasaza n'abakecuru bagera ku 130 bahabwa pansiyo. Ni byinshi rero, ubwo twiyangaje mu bindi bintu byatuma koperative itahungabana, kuko ubuhinzi agiye gutenguha. Tujya mu ishoramari. Mu ishoramari twahereye kuri hoteli. Muri kano karere nitwe dufite hoteli nziza, ntabwo ari ukwiyemera kandi biragaragara, kuko niba dufite hoteli y'inyenyeri 2 muri kano karere, ni ibintu bishimishije kumva umuntu avuye mu gishanga guhinga umuceri, dore ko tuba tunasa nabyo duhinga dusa n'icyondo, kuko tubikora mu cyondo n'ubundi, tukaza tugashinga hoteli. Ni ibintu abantu benshi badapfa no kumva. Ni iterambere ridapfa kumvikana rivuye ku muhinzi. Ntabwo ripfa kumvikana, ariko twarabishoboye, ndetse turi no gushaka no kugira ngo dukomeze kubizamura. Tuza no kugerekaho n'ubworozi. Dufite ubworozi bw'inkoko, ariko butagamije ko ari koperative yorora cyane, ahubwo twebwe hano turazigura, aho tuguraho umushwi w'umunsi umwe wagira iminsi 45, tukaziha abaturage bacu, mu rwego kugira ngo bave mu mirire mibi, biteze imbere. Amagi abafashe, kuko tubaye inkoko zitanga amagi. Yego. Tujya muri transport, dufite ibinyabiziga bikora akazi gatandukanye, kurangurira abacuruzi, ariko tukanabyifashisha mu gutunda umusaruro tuwujyana ku isoko. Tukabyifashisha mu kurangurira iduka ry'umuhinzi. Dufite iduka ry'umuhinzi, aho umunyamuryango wacu aza agahahiramo, cyangwa yaba adafite amafaranga bakaza bakamwandika akazishyura yejeje. Iduka ryihariye kuri uwo muhinzi wa koperative. Umuhinzi wa koperative. Ni iduka twakoze twirefera kuri Amishop, kuko usanga ibiciro biri hasi. Yego. Birashoboka n'ahandi mu bundi buhinzi, birashoboka ko umuhinzi ashobora gutera intambwe. Birashoboka cyane gutera intambwe ku muhinzi. Biroroshye, kuko nahoze nkubwira, kuba umuhinzi ashobora kuva ku kintu kimwe yakoraga. Nk'ubu ngubu abahinzi bacu turi kubashishikariza no korora mu biraro. Ikintu kigaragara rero cyo gutera intambwe ku muhinzi, ni uko mu by'ukuri abanza gukora ibintu by'ikinyamwuga, agakora ubuhinzi bw'umwuga, apana byari byo gukina kumva ko uzahinga ibyo kurya gusa ujyana mu rugo bikarangira aho ngaho. Icyo yamaze kukivana mwumva ko umuhinzi w'umwuga uzayo ugasagura isoko, nta gituma umuhinzi adatera imbere. Yego. Dusoza rero, n'ubuhe butumwa mugenera abahinzi by'umwihariko bari mu muceri cyangwa n'abahinzi muri rusange? Yewe ubutumwa naha abahinzi cyane cyane, numva bwiza nuko bakibumbira hamwe, kuko ngo abishyize hamwe n'Imana irabasanga. Bagakora amakoperative ariko afite intumbero y'icyo bagamije kugeraho, kuko hari koperative zikorwa ariko wareba icyerekezo cyazo ukakibura, ukibaza se abantu bundi bashinze koperative bashaka kugera kuki. Bagakora koperative zifite icyerekezo bashaka kugeraho, bafite intego bihaye kugeraho, ya ntego bayigezeho bayivaho bakajya ku yindi. Ikindi navuga nacyo nakirengagiza, hari igihe koperative ivuka ariko ugasanga isenywe n'abayiyoboye. N'ubunyangamugayo ni bwiza kugira ku bayobozi b'amakoperative, bakumva ko bacunze ibya rubanda, badacunze ibyabo ku giti cyabo, nabyo biba byiza. Ikindi n'abamaze kugera kuri ya ntumbero bo guhagarara aho ngaho, kuko igihugu cyacu ntabwo twifuza ko tuba ibikuri, ahubwo cyashaka ko dukura.